Ku bakristu gatolika yubile ni iki? Ihimbazwa rya yubile y'impurirane n'ibirango ryabyo ni ibihe? Insanganyamatsiko ya yubile ni iyihe iyi yubile y'impurirane? Ikirango cya yubile ku rwego rw'isi cyaba ari ikihe? Ese ikirango cya yubile ku rwego rwa Kiliziya mu Rwanda cyaba ari ikihe? Izi yubile ebyiri z'impurirane Kardinali Kambanda zivugaho iki? Ese izi yubile zatangijwe ryari, zizasozwa ryari mu Rwanda? Mu kiganiro Antoine Kardinali Kambanda yagiranye na Vatican, n'iki yaba yaratangaje kuri izi yubile ebyiri z'impurirane? Ni irihe sengesho ndetse n'indirimbo bikunda kwifashishwa cyangwa se bikunda gukoreshwa muri iki gihe cya yubile z'impurirane? Yubile kandi zikaba yubile ebyiri z'impurirane icyarimwe zizahimbazwa mu gihe cy'imyaka 2. Ese iyo myaka yaba ari iyihe? Izi yubile zatangijwe nande ku mugaragaro? Izi yubile ebyiri z'impurirane ku bakristu gatolika, tumenyeho n'ibindi bitandukanye byinshi cyane kuri izi yubile ebyiri z'impurirane. Aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ihimbazwa rya yubile y'impurirane n'ibirango byayo mu mwaka w'1300 nibwo Papa Boniface wa 8 yatangije bwa mbere umwaka mutagatifu. Guhera ubwo buri myaka 50 ndetse na 25 hagiye hahimbazwa umwaka mutagatifu wa yubile. Turazirikana cyane yubile yo mu mwaka w'2000 yasozaga ikinyagihumbi twinjiza mu kindi. Uwo ni umuco mwiza rero, ni nawo ukomeza kugeza n'ubu, haba nyuma ya buri myaka 25 cyangwa ikindi gihe gikwiye. Mbese nk'uko twahimbaje umwaka mutagatifu wa yubile y'impuhwe z'Imana guhera tariki ya 20 z'ukwa 11 mu 2016, mu nsanganyamatsiko yagiraga iti nimuba abanyampuhwe nk'uko so wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Tubisanga mu Ivanjiri ya Mutagatifu Luka umutwe wa 6 umurongo wa 36. Birumvikana rero ko umwaka wa 2025 ari umwaka wa yubile mu Rwanda. Yubile y'impurirane y'imyaka 2025 Yezu aje mu isi, ni imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Dufite uwo mugisha ko izi yubile zombi zihurirana kugira ngo iyi yubile y'impurirane yihimbazwe ku buryo bukwiye. Abepiskopi bo mu Rwanda basanze bikwiye ko yahimbazwa mu gihe cy'imyaka 2. Ni muri urwo rwego yafunguwe tariki ya 10 z'ukwa 2 mu 2024 Kabgayi, ikazasozwa tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 mu 2025 i Kigali. Yubile ni iki? Yubile ni igihe kidasanzwe kandi cy'ingenzi mu buzima no mu mibereho y'umuryango w'Imana. Ni umwanya w'ingabire zidasanzwe z'Imana, ikaba igihe cyihariye cyo kwizirikana urukundo rw'Imana no gukurikira imbabazi zayo mu rugendo rwo kwisuzuma, kwicuza ndetse no kwisubiraho aho twaba twaraciye ukubiri n'ivanjiri twamenye. Niyihe nsanganyamatsiko y'iyubile? Insanganyamatsiko ya yubile ku rwego rw'isi yatangaje insanganyamatsiko igira iti abagendana mizero. Impamvu y'ingenzi ni uko muri iyi myaka isi yagiye ihura n'ingorane z'ingutu n'ingaruka zazo, zirimo ibyorezo bikomeye nka COVID-19, intambara mu bice bimwe na bimwe by'isi, ibiza binyuranye byibasiye uturere tumwe na tumwe n'ibindi. Nubwo ibyo byose byabaye, ariko tugomba kugumana itara rya mizero mu buzima no mu mitima yacu, tugahanga amaso ahazaza tudacika intege. Nk'uko Yobu yahuye na byinshi byamuhungabanyije, ariko akagira ati haracyari amizero. Nk'uko igiti cyatemwe gishobora gushibuka, tubisanga n'ubundi mu gitabo cya Yobu umutwe wa 14 umurongo wa 7. Muri Kiliziya yo mu Rwanda, abepiskopi bashingiye kuri iyi nsanganyamatsiko ya Kiliziya y'isi yose no ku mateka yaranze igihugu cyacu,
baduhitiyemo insanganyamatsiko yihariye igira iti turangamire Kristo isoko y'amizero uvandimwe n'amahoro. N'ubundi tubisanga mu gitabo cy'Abanyefezi umurongo wa 2 umutwe wa 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 22. Tuyibonamo n'umurongo wa sinodi y'abepiskopi isoza mu mwaka w'Ukwakira 2024 igaruka kuri Kiliziya mu rugendo yunze ubumwe mu bufatanye n'ubutumwa. Tunabonamo kandi n'ingingo remezo y'ikoraniro ry'Ukaristiya rya 53 ku rwego rw'isi, mu nsanganyamatsiko itwibutsa ko twese turi abavandimwe kandi kubwo turi abavandimwe bwo buzakiza isi mu bibazo by'inzitane idahwema guhura nabyo. Ikirango cya Yubile ku rwego rw'isi cyaba ari ikihe kandi kigizwe n'ibihe bice? Ikirango cya Yubile ku rwego rw'isi ni ikirango cya Yubile ku rwego rwa Kiliziya y'isi yose gifite ibisobanuro bijyanye n'insanganyamatsiko mu bice bitatu. Igice cya mbere ni amashusho ane mu mabara anyuranye. Muri ayo mabara harimo ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku, bigaragaza inyokomuntu ituruka mu byerekezo bine by'isi. Abo bantu bafatanye urunana umwe ku wundi mu kugaragaza ubufatanye n'ubuvandimwe basangiye. Bagaragara nk'abari mu rugendo basangiye kandi barangamiye umusaraba. Uw'imbere amuhobeye nk'ikimenyetso cy'ukwemera akomeyeho n'ukwizera adategeze gutakaza, aribyo bituma bose hamwe bagendera hamwe bemye. Igice cya kabiri ni umusaraba. Umusaraba nawo ntabwo ubereye aho gusa, ahubwo wunamye werekana ba bantu nk'abasanganira, werekera ba bantu nk'ubasanganira ngo batiyumva nk'abatereranywe, ahubwo ukaba ari ikimenyetso ntakuka cyo kwizera ko batari bonyine. Intangiriro y'uwo musaraba ifite ishusho y'igifashi nk'igikoresho abasare bifashisha mu gutuma ubwato budahungabana, haba mu gihe cyo gushyiramo abagenzi cyangwa mu gihe umuhengeri ubaye mwinshi cyane. Bikaba ikimenyetso cy'ukwizera kudatamaza mu gihe cy'imihindagurikire n'imibereho ya muntu mu isi. Igice cya gatatu ni munsi y'abo bantu hari umurongo w'ubururu ugaragaza amazi ari mu muhengeri, byerekana urugendo rw'ubuzima rutanyura iteka hatuje gusa, ariko tudakwiye kwiheba. Ikirango cya Yubile ku rwego rwa Kiliziya mu Rwanda cyaba ari ikihe? Cyaba kigizwe n'ibihe bice? Ikirango n'umwihariko wa Yubile ya Kiliziya yo mu Rwanda, ariko tanye isano n'icyo ku rwego rw'isi nk'uko twabisobanuye ku bijyanye n'insanganyamatsiko yihariye ya Yubile mu Rwanda. Ni imbaga y'abemera mu byiciro binyuranye bakiri mu rugendo kuri iyi si itaburamo ibikorwa by'umwijima, yunze ubumwe kandi irangamiye Kristo umucunguzi wacu, utuma mu rw'imisozi igihumbi hadahwema kugaragara urumuri rw'amizero dukesha ivanjiri twakiriye. Episkopi wa Kigali Nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda ku cyumweru tariki ya 3 Ukuboza mu 2023 muri Paruwasi Katedrali Saint Michel uho muri Archdiocese ya Kigali mu gitambo cy'Ukaristiya yayoboye. Yahatangirije ku mugaragaro urugendo rwo kwizihiza Yubile y'Impurirane irimo Yubile y'imyaka 2025 ishize Yezu Kristo z'umuntu agacungura isi, na Yubile y'imyaka 125 ishize ivanjiri ya Yezu Kristo igeze mu Rwanda. Izi Yubile zikazizihizwa mu mwaka w'2025 nk'uko uyu Antoine Kardinali Kambanda yabitangaje ndetse anayitangiza ku mugaragaro. Kandi byahuriranye n'icyumweru cya Adiventi, cyumweru inama y'abepiskopi bo mu Rwanda no mu Burundi na Kongo bagize icyo gusabira amahoro isi, by'umwihariko amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari. Antoine Kardinali Kambanda niwe watangije Yubile y'Impurirane agira ati, yavuze ko ari umwanya mwiza wo gushima Imana uburyo yagiye ibaherekeza muri iyi myaka ishize. Antoine Kardinali Kambanda kuri uyu munsi yagize ati, uyu munsi ku cyumweru cya mbere cya Adiventi dutangaje urugendo rwa Yubile. Mu by'ukuri izizihizwa mu 2025, ariko dutangiye kare kugira ngo tugende twinjira muri Yubile mu byiciro binyuranye n'abantu banyuranye. Yubile aba ari igihe, yagize ati,
Yubile aba ari igihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye, tugashima Imana uko yagiye iduherekeza n'ibyiza yadukoreye, tugasuzuma naho tutatunganyije inshingano zacu, aho tutagiye ku murongo umwe w'iby'Imana idusaba, tukayisaba imbabazi, bikaduha rero n'umwanya wo gutegura icyiciro gikurikiyeho. Nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda akomeza asaba abakristo kurushaho kujya mbere, bakaba urumuri n'umunyu w'isi aho bari hose, kugira ngo bashobore kubaka umuryango uhamye. Karidinali agira ati bikaba ari amahire rero ko binahuye n'icyumweru dusaba amahoro muri aka karere kacu, aho abantu baba baragiye mu makimbirane. Ati rero kugarukira Imana bidufasha kongera kunga ubumwe, kugaruka mu muryango w'abavandimwe aho Imana Data itubereye umubyeyi. Nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari ubusharire n'ibikomere ku mitima, aho twakoze sinode dufata n'ingamba z'urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge n'imbabazi. Ati ni urugendo rero tumaze gukora muri iyi myaka 25 ishize, kugira ngo dukomeze gushishikariza abakristo kurushaho kujya mbere, kunga ubumwe nk'umuryango w'Abanyarwanda, abakristo kuba urumuri n'umunyu w'isi aho bari hose, kugira ngo dushobore kubaka umuryango uhamye duhereye mu ngo. Ni umurage duha abato. Bamwe mu bakristo bavuze ko kuba abakristo byahinduye ubuzima bwabo, ndetse ko bishimira gukomeza kugira ubufatanye na Kiliziya muri urwo rugendo. Bamwe mu batanze ubuhamya, umwe w'umukobwa yagize ati ndashima Imana cyane ko navukiye mu muryango wa gikristo, nkagira aho nshinga imizi. Nk'urubyiruko hari ibintu byinshi twakabaye kuba twishoramo, ariko iyo nibutse ko ndi umukristo hari byinshi ngenda ndeka, birimo ubusinzi n'izindi ngeso mbi zose. Ati nkurikije iby'ivanjiri twigisha, ibyo nzakora ni ukurushaho kwitagatifuza no kwigisha ivanjiri bagenzi banjye batayizi n'abaguye. Ndi watanze ubuhamya w'umugabo yagize ati ubwo rero turishimye cyane nk'abakristo kuba dutangira urugendo tugendamo twese nk'abakristo, tukagendera hamwe na Kiliziya tugana ku ntego yacu nk'abakristo. Ati cyambere tuzakora ni uguherekeresha iyi Yubile isengesho. Ati cya kabiri ni ukugaragara nk'umukristo aho ndi hose, kugira ngo uko tuyitangiye tuzanayisoze neza mu 2025 muri uyu mwaka turimo. Nk'uko byatangajwe n'umushumba wa Kiliziya ku isi nyiri ubutungane Papa Francisco, yavuze ko iyi Yubile y'imyaka 2025 izizihizwa mu nsanganyamatsiko igira iti abagendana mizero. Naho Yubile y'imyaka 125 Kiliziya yo mu Rwanda ko izizihizwa mu nsanganyamatsiko igira iti turangamire Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Abakristo bose kandi basabwa uruhare rwabo mu rwego rwo kwizihiza neza iyi Yubile y'impurirane. Ngengabihe rusange igaragaza ibizakorwa muri iyi myaka ibiri iteguriye iyi Yubile ku rwego rwa diyoseze. Yatangijwe ku mugaragaro muri diyoseze ya Kabgayi tariki ya 10 Gashyantare mu 2024, aho yari umwanya mwiza wo gutura Imana ibizakorwa byose muri iki gihe cya Yubile. Guhimbaza isakaramentu rya batisimu muri diyoseze ya Kibungo byabaye ku itariki ya 6 Nyakanga mu 2024, aho umunyarwanda wa mbere yabatijijwe agakurikirwa n'abandi benshi. Guhimbaza ikenurabushyo ry'abana n'urubyiruko byabereye muri diyoseze ya Ruhengeri ku itariki 23, byabereye muri diyoseze ya Ruhengeri tariki ya 25 Kanama mu 2024. Naho guhimbaza ikoraniro ry'Ukaristiya byabereye muri diyoseze ya Butare tariki ya 5 ndetse kugeza no ku ya 8 Ukuboza mu 2024. Guhimbaza ingabire yo kwiyegurira Imana byabereye Ikibeho muri diyoseze ya Gikongoro tariki ya 2 Gashyantare mu 2025. Naho guhimbaza ubusaseridoti byabereye Ishangi muri diyoseze ya Cyangugu tariki ya 15 Kamena mu 2025. Guhimbaza ikenurabushyo ry'umuryango byabereye muri diyoseze ya Nyundo tariki ya 2 Kanama mu 2025. Aho guhimbaza ubutumwa bw'abarayiki byabereye Ibyumba tariki ya 8 Ugushyingo. Bizabera Ibyumba tariki ya 8 Ugushyingo mu 2025. Ariko kandi gusoza iyi Yubile bikazabera muri Archdiocese ya Kigali tariki ya 6 Ukuboza mu 2025.
Vatican igira iti itorero ryo mu Rwanda ryizihiza Yubile Ebyiri, isabukuru y'imyaka 225 yo gucungurwa kwa muntu ndetse ivugabutumwa ry'igihugu. Ibi birori byombi bigamije nk'umwanya wo gusuzuma iterambere rya Kiliziya n'ubwiyunge mu gihugu cyahuye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Itorero ryo mu Rwanda ryafunguye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 125 y'ivugabutumwa mu gihugu ku itariki ya 10 Gashyantare mu 2024. Iyi minsi mikuru ibiri n'akanyamuneza gakomeye no gushima Imana ku gihugu cyose. Yibanze kuri iyi yubile y'ivugabutumwa ry'igihugu cye, Kardinali Antoine Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, akaba na Perezida w'inama y'Abepiskopi b'u Rwanda, akaba na Perezida w'inama y'Abepiskopi y'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye na Vatican, yagaragaje akamaro, intego n'ibyiciro bitandukanye bya yubile byizihizwa munsi y'ibendera y'ubwiyunge, ubuvandimwe n'amahoro mu gihugu, aho yagize ati itorero ryo mu Rwanda ryizihiza Yubile Ebyiri, isabukuru y'imyaka 225 yo gucungurwa kwa muntu hamwe n'imyaka 125 imaze ivuga ubutumwa. Iyi minsi mikuru ibiri y'itorero ry'u Rwanda igereranywa n'iki? Antoine Kardinali Kambanda yagize ati ni igihe cyo gushima, yubile ni igihe cyo guhagarara no gusuzuma umubano dufitanye n'Imana hamwe n'abavandimwe bacu. Ati tugomba kwibaza ku bushake bwacu bwa gikristo bwo kuba abahamya b'urukundo rw'ijambo ry'Imana muri sosiyete yacu. Ati yubile kandi ni amahirwe yo gusubira ku Mana kugira ngo twiyunge nayo hamwe n'abavandimwe bacu. Kardinali ati yubile idutegurira rwose ejo hazaza hamwe n'ubuntu n'imbabazi z'Imana. Kardinali ati dushobora gufata yubile y'imyaka 125 y'ivugabutumwa nk'umwanya wo gusuzuma no guteganya itorero mu Rwanda. Ati nibyo, ku ruhare rumwe ku bw'inyandiko ni umwanya wo gushima Imana kubwo gukura kw'itorero mu gihugu cyacu n'iterambere rigenzurwa binyuze mu muhamagaro w'abapadiri n'amadini, umubare w'amaparuwasi n'izindi nzego za Kiliziya. Ati tugomba gushima Uwiteka, tugomba gushima Imana kubw'iyi migisha ye yose. Ku rundi ruhande ati yubile ni amahirwe kuri twe yo gusaba imbabazi kubwo guhemukira umwami wacu. Mu mateka yacu hari igihe tutabashije guhamya ubutumwa bwiza nk'uko bikwiye. Ati byongeye kandi kubera ko ubuntu n'imbabazi by'Imana biduherekeza, ntidushobora kurebera hazaza. Ati dufite ibyiringiro. Ni izihe ntego za yubile y'ivugabutumwa? Kardinali Kambanda yagize ati kuri twe ni ukwishimira ubudahemuka n'ubuntu bw'Imana muri uru rugendo, ariko no kuvugurura no gushimangira imyitozo yo kwizera mu Rwanda. Urugendo rwo kwita ku bushumba bw'ubwiyunge nyuma y'amateka ababaje ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yateje umuryango wacitsemo ibice kandi uciwemo ibice. Ati iki kibazo cyasabye imbaraga nyinshi kugira ngo twiyunge n'Imana, ariko kandi natwe ubwacu n'amateka yacu n'abandi kuri twebwe. Rero intero iracyari ugukurikirana ivugabutumwa mu bwiyunge bw'imitima n'ubuvandimwe, amahoro n'ibyiringiro, kandi itorero riva ku mutima. Itorero riva ku mutima ryagize uruhare runini mu kwiyubaka kw'abaturage n'igihugu. Yubile Ebyiri izaba umwanya wo kwishimira ubwiyunge, ntabwo ari kuwizerwa Gatolika gusa ahubwo no hagati mu gihugu. Kardinali Antoine Kambanda yakomeje agira ati yubile nk'uko nabishimangiye hejuru, buri gihe ni igihe cy'ubwiyunge, kandi ubu bwiyunge kuri njye buri ku nzego eshatu. Urwego rwa mbere ni ukwiyunga n'Imana, kuko icyaha cyose, ubuhemu bwose n'icyaha ku Mana. Ati icya kabiri ni ukwiyunga nawe wenyine. Twabayeho mu bihe bibabaje, dufite uburambe bubabaje kubera itsembabwoko. Ati bivuze ko dushobora guhangana natwe ubwacu, hanyuma rero tugomba kwiyunga n'amateka yacu, icyo twita kwizera kubaka. Nyuma yo kwiyunga n'Imana natwe ubwacu,
Muri ubwo buryo tuzashobora kwiyunga n'abandi. Ni inzira igoye cyane turimo, igihugu cyacu gikeneye iterambere ry'amahoro. Mu by'ukuri ni irihe suzuma dushobora gukora mu bikorwa by'itorero mu buzima bw'igihugu? Antoine Cardinal Kambanda yagize ati, itorero rikomeje kugira uruhare mu iterambere n'imibereho ry'u Rwanda, cyane cyane mu burezi n'ubuzima, kandi uburezi gaturika mu Rwanda bufite agaciro gakomeye. Antoine ati, amashuri yacu gaturika yakira abana bo mu yandi madini. Ku bw'ibyo dukeneye umubare munini w'abarimu, cyane cyane mu burezi n'ubuzima. Antoine ati, turizera ko abagabo n'abagore benshi b'abanyamadini bagira uruhare mu burezi kugira ngo duhuze ibyo dukeneye byose kandi dukemure ibibazo byinshi biri muri uru rwego. Abibutsa ko kandi mu bijyanye n'uburezi n'ubuzima dufite ubufatanye bweruye na guverinoma y'u Rwanda itanga serivisi zuzuye ku banyarwanda bose bafite ubwishingizi. Hano nanone itorero rifasha abakene kugira ngo bashobore kwiyandikisha muri ubwo bwishingizi bw'ubuvuzi. Ni izihe ngingo z'ingenzi zo kwishimira imyaka 125 y'ivugabutumwa mu Rwanda? Antoine Cardinal Kambanda yagize ati, gufungura ku mugaragaro Yubile Ebyiri byabereye i Kabgayi ku itariki 10 Gashyantare 2024 muri diyosezi ya Kabgayi. Ni icyicaro cya Musenyeri wa mbere wabayeho mu Rwanda. Ati, dufite diyosezi 9 muri iki gihugu. Ni ugukangurira abantu bose kwitabira. Hari ibirori ku rwego rwa diyosezi, ariko ku rwego rw'igihugu dufite gahunda ikubiyemo diyosezi zose dukurikije amateka n'ibyabaye mu mateka y'ibiranga impande zose z'igihugu cy'u Rwanda. Aho ku itariki 6 Nyakanga 2024 hizihijwe isakaramento ry'umubatizo muri diyosezi ya Kibungo, paruwasi ya kabiri yashinzwe mu Gushyingo mu 1900, aho umuntu wa mbere yabatirijwe, umupadiri wa mbere n'umusenyeri wa mbere w'u Rwanda bavuye muri iyi paruwasi imwe. Nanone kwa 25 Kanama 2024 twijije yubile y'urubyiruko muri diyosezi ya Ruhengeri mu majyaruguru y'igihugu. Cardinal Kambanda ati, twabibutsa ko urubyiruko rugize abarenga 60% by'abaturage b'u Rwanda, bityo rero twiyemeje cyane umurimo w'urubyiruko. Noneho ku itariki ya 8 Ukuboza ati, twijije yubile y'Ukarisitiya izarangiza kongere y'Ukarisitiya y'igihugu. Ati, abana bacu ntibari ku ruhande hamwe na yubile. Ati, abana bacu ntibari ku ruhande hamwe na yubile yabeguriwe ku itariki 27 Ukuboza i Kibeho muri diyosezi ya Gikongoro, ahaboneka Bikira Mariya mu Rwanda. Gukomeza iyi gahunda byabagejeje ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 kwizihiza yubile y'ubuzima bweguriwe Imana. Byari umwanya mwiza wo gushima Imana bw'umuhamagaro w'ubuzima bw'idini. Umubikira wa mbere wo mu Rwanda yiyeguriye Imana mu 1919 mu kinyejana cya 20. Amaherezo Cardinal Kambanda agira ati, amaherezo ku ya 15 Kamena 2025 ishangi muri diyosezi ya Cyangugu. Ati, twijije yubile y'ubusaserdoti. Aha niho abamisiyoneri bizihije misa ya mbere ku butaka bw'u Rwanda, ikintu cy'amateka kandi gikomeye kuri twe. Ku itariki ya 2 Kanama 2025 yari yubile y'umuryango yabereye Nyundo muri diyosezi ya Nyundo. Ikaba ari diyosezi ya kabiri mu Rwanda, diyosezi yashinzwe ya kabiri mu Rwanda. Cardinal Kambanda ati, umuryango ni ingenzi cyane ku itorero, igizwe n'inkingi enye y'itorero mu kuvuga ubutumwa. Naho yubile y'abarayiki yizihijwe ku itariki 8 izize akarere ka Kiliziya gafatwa nk'inini mu bunini, hamwe n'abaturage b'abarayiki biyemeje cyane. Tozwa kwiyubile biteganyijwe ku itariki 6 Ukuboza 2025 bikazabera i Kigali, hamwe na misi ikomeye cyane yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 125 ivugabutumwa ry'u Rwanda. Ni Yubile Ebyiri rero yizihizwa mu myaka 2. Urebye gahunda yuzuye niki dutegerejwe mu nama y'abepiskopi yo mu Rwanda
ku byerekeye ubwoko bw'Imana. Kardinali Kambanda yakomeje kubwira Vatican ati kuri ubu buri wese muri twe turateganya mbere ya byose kuvugurura no gushimangira imyitozo yo kwizera. Buri yubile igomba kwera imbuto nziza mu rwego rwo kwizera binyuze mu masakaramentu n'ibindi bikorwa. Ati cya kabiri, turateganya uruhare rw'abantu b'Imana mu buzima n'ibikorwa by'itorero. Icya gatatu, twese tugomba gushyiraho imbaraga nyinshi mu busabane no kugira uruhare mu butumwa bwo kuvuga ubutumwa, kuko umuntu wese wabakijwe afite ubutumwa bwo kugeza ubutumwa ku bandi. Icya kane, turahamagarira guhanga cyane mu burambe bwa buri munsi kugira ngo ubutumwa bwiza burambye, cyane cyane mu buhamya bw'ubuntu bwa kivandimwe. Insanganyamatsiko y'iyi Yubile ebyiri, Kardinali Kambanda yagize ati insanganyamatsiko yakuwe ku nsanganyamatsiko ya Yubile y'itorero ku isi yose, ingenzi z'ibyiringiro, yatanzwe na Data Wera. Dufatiye ku kuri kwaho, twahisemo insanganyamatsiko ikurikira: reka duhanga amaso Kristo, isoko y'ibyiringiro, ubuvandimwe n'amahoro. Kuri twe Yubile y'imyaka 125 ifite kashe y'amateka y'itorero ryaho ndetse n'igihugu cyacu. Ifite kashe y'amateka y'itorero ryacu ndetse n'igihugu cyacu. Kardinali ati nanone binyuze muri iyi nsanganyamatsiko dukomeje guhanga amaso Kristo, ari we soko y'ubuvandimwe bwacu, amahoro yacu, kandi ikiruta byose ni ibyiringiro by'igihugu cyacu. Twebwe Abanyarwanda tuvuye mu byababaje, amacakubiri n'urugomo, uyu munsi twiyemeje kuba mu gihugu cya kivandimwe n'amahoro. Hanyuma umuhamagaro wawe ni uwuhe? Ubutumire bwawe mu itorero ryose ry'u Rwanda kugira ngo tumenye neza iyi Yubile. Kardinali Kambanda, Antoine Kardinali Kambanda yagize ati ihamagarwa ryanjye mu itorero rusange, cyane cyane n'itorero nk'umuryango w'Imana mu Rwanda, ubushumba bw'umuryango, kubera ko ari ryo shingiro ry'itorero ryose ndetse na sosiyete tange. Tugomba rero kwita cyane ku bushumba bw'umuryango. Byongeye kandi tugomba gukora kugira ngo dutegure neza urubyiruko kurushinga ndetse no tukanaruherekeza. Ati ivugabutumwa rya mbere ritangirira mu muryango. Ati rero tugomba kandi gukora kugira ngo dushimangire ubuvandimwe. Nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda yagize ati hano hari amakimbirane menshi atandukanye, twabana base turi umwe, turi umuryango umwe, nisha mu byishimo n'amahoro by'Imana. Tugomba kandi gukora kugira ngo dushimangire ubuvandimwe. Hano hari amakimbirane menshi atandukanye isi muri iki gihe, binyuze mu kwizera Imana twabana n'amahoro by'Imana. Ariko nk'uko nabivuze, tugomba guhera ku muryango. Umwana akundwa kandi ukurira mu rukundo rw'amahoro, umunezero n'urukundo by'umuryango, ashobora gusa kuba intumwa y'amahoro. Amahoro igihugu cyacu gikeneye, mu kubabarirwa no kwiyunga kw'imitima mu bumwe bw'abana b'Imana. Isengesho rikoreshwa muri iki gihe cya Yubile ni iri: Nyagasani Imana yacu, mubyeyi wuje urukundo n'impuhwe, turagushimira ko watwohereje umwana wawe Yezu Kristo, yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, ijambo rye riratumurikira rikayobora intambwe zacu. Amasakaramentu duhabwa muri Kiliziya ye akadutungira ubuzima. Ku musaraba Yezu Kristo yatsinze icyaha n'urupfu, atwuhagiza amaraso ye, asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu. Aduhuriza twese mu muryango umwe w'abana b'Imana. Mu izuka rye n'izamuka rye mu ijuru, yatwuguririye amarembo y'ubugingo.
uko bukeye turamwiyambaza akadutabara akaduhumuriza, niwe mahoro yacu. Mana mubyeyi wacu, shimirwa aho duhaye guhimbaza iyi yubile. Turagushimira imyaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu. Turagusingiza kubera imyaka 125 nkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Turagushimira kubera abamisiyoneri ba Afrika bayituzaniye. Turagukuza kubera abantu b'ingeri zose bitangiye ubutumwa bwa Kiliziya. Nyagasani Mana yacu, dukomeze mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Duhe kuba abahamya b'ukuri n'abagabuzi b'amahoro yawe. Uko bukeye dutera indi ntambwe mu nzira y'amizero. Roho Mutagatifu natumurikire, adukomeze mu nzira y'umukiro. Bikira Mariya nyina wa Jambo, mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Amena. Ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Nje wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Ariko kandi wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Nje kandi cyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu.